man njya kugira ubumuga n'ikibyimba narwaye umugongo kinera paralize y'igice cyo hasi nyine to Jofitike sinde fake maniga bararyanjye ni Black Maniga sinkururuka Snake Maniga nje nkomeye bo Black Maniga niga ku mwanya wa mbere sha naza ku mwanya wa mbere kabisa abana Racine ngira ngo ne ujye ugerageza kujya muri iyo njyana ntaga ndushirira wihogora Jofitike ni umunyempano ni umuraperi kurwara bite n'umuga bwanjye nkajya numva ingoma z'abaraperi zikamfasha cyane kurusha nyine zikambera nk'umutitu nibwo nati Jofitike tinye ntago nyigukunda ndavase kubera iki bebe hahita hacaho umuniga ahita avuga ati reka nkucika ahubwo njye gusuza uriya muntu aragenda aramusuza bahita basomana mani amatwi yahise aziba mu maso Yeah, what's up beautiful people? Ni Peter Press nk'ibisanzwe mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Nk'ibisanzwe nizere ko mwamaze gukanda subscribe ndetse abatarayikorana bashishikariza gukanda subscribe kugira ngo mu biganiro byacu tujye tubana mujye mubikurikira mujye mumenya ko ari ibiganiro bishyashya byabonetse. So aho muri hose nizere ko mumeze neza, abarwaye mwihangane, abameze neza namwe Imana ishimwe cyane. So uyu munsi nk'ibisanzwe rero nkuko twabimenyereje ko dusanzwe twakira abanyempano batandukanye nkuko mubibona turi kumwe n'undi musore mwiza ushima Imana. Nagira ngo rero dutangire ikiganiro tumenye byinshi kuri we. Adufitiye impano nyinshi zitandukanye, umuntu umwe ufite impano nyinshi zitandukanye. Nagashya rero nagira ngo ntucikwe iki kiganiro, nugikunda uze gukora share, uze kugisangiza n'inshuti zawe. So what's up bro? Fresheri cyane brother. Umeze neza? Ndashima Imana kabisa. Ndabona kabisa ari amahoro. Yamane. Yanjye nitwa Peter Press, so bakwita nde? Nitwa Jofitike B. Jofitike. Yamane. Izina ryawe ryarananiye bwa mbere tukibona no kuryandika byarananiye ariko nza kubimenya. So Jofitike ni muntu ki kugira ngo abadukurikiye tuganire bazi ngo Jofitike ni muntu ki? Jofitike ni umunyempano, ni umuraperi, ni umucuranzi wa gitari kabisa. Ni umunyempano nyine zitandukanye tu. Yamane. Aho ni sawa cyane. So izo mpano zose ugiye kuzitwereka kugira ngo abanyarwanda ndetse n'isi yose babone impano zawe kandi nizeye ko bari buze kubikunda kandi bakagushyigikira. Jofitike rero ubusanzwe mutuye he? Mu buzima busanzwe mukora iki usibye izo mpano? Ubuzima busanzwe mukora iki cyangwa mutuye hagana? Dutuye Kigali Kanombe men. Mu buzima dusanzwe n'umuziki tu nta kindi kintu cyihishe inyuma ya music kabisa. Yamane. Ubuzima busanzwe n'umuziki nta kandi kazi ngo bera mu buzima bwa music. Yamane. Okay. Music ubwo tuvuge ngo uri umuhanzi uraririmba, uri umuraperi sorry. Waba ufite indirimbo runaka zagiye hanze? Zirahari kabisa. Okay. Abantu bazisanga he? Kuri Jofitike Rwanda. Jofitike social media Rwanda. YouTube. Jofitike Rwanda. Mujyeho murebe indirimbo za Jofitike, mushireho commentaire nimona ari nziza, nimona ari cyo yahindura mubyandike muri commentaire. So Jofitike yabonye video nakoranye n'umunyempano ucuranga witwa Junior, abona ni byiza arampamagara, afata nimero yanjye arampamagara. Ariko Jofitike amamagara bwa mbere yamamagaye mu ijwi ry'umukobwa. Numva nakana keza kari kumamagara, hashize iminota 2 ahindura ijwi, numva turi kuvugana n'umugabo none ngira ubwoba. Jofitike bimeze biti? No kuvuga ngo iryo jwi rero kurikoresha wallahi navuze ko ntazongera kurikoresha. Ari ahantu nakoze interview ndarikoresha, umuntu yandika muri comment man ngabaniga babatinganye, ndavuga umuniga nkanje man no niga the best rapper B Ruki Rwimana man, ndavuga ni nago nabyemera kurikoresha rero. Nukagira ipfunwe y'impano yawe ubwo nuko atasobanukiwe. Mwana ugomba kuba proud ukajya batamo nandi majwi menshi atandukanye. Ahubwo iyo ngo boys muri bazima cyangwa murwaye imitima dorore bimigeze uyu kugenda nawe ni nkazireka reka ndabisabye ibyo byanyu nabyo mbasabye hapu uduhungu tw'utubwa gusa nalize. Yamane. Uyo ni umurongo ni freestyle ni iki? Naga freestyle ka B nyine. Okay, tuganire muri iriya jwi. Okay. Jofitike umeze ute? Meze uyu ni B nanga ari Jofitike me. Ni B. Okay. Uyu hinduye ijwi n'izina ritari hinduka. Yego. Wow. B umeze ute? Meze fresh bro. Wow. Biragenda. Biragenda nawe kabisa. Okay, nicyo wabwira abantu badukurikiye kano kanya? Ikintu nabwira abantu badukurikiye nuko disability is not inability. Ndi no mujama wicaye mu gatebe k'amapine ujye umenya ko ari superhero. Umuhe respect umubwira tungu afitanye isano ba Superman n'abandi bantu barenze ariko nyine like abantu badasanzwe tu. Respect kabisa.
yo biera koze cyangwa se Javitike twagarutse kwa Javitike man ya urumva ko yo ni impano ya mbere guys. Impano nababwiye ngo impano yose waba ufite ni karibu kuri YouTube channel yacu tuyigaragaza impano yawe. Ntago wamenya ngo ejo bizaba bimeze bitari umuntu wagukenera mu kiraka runaka cyangwa se muri deal runaka. So impano zanyu umuntu ukagira ipfunwe, be proud. Imana yako yabimeze kose, nutinye icyo abantu bakuvugaho, nutinye uko ibintu bimeze, be proud. So Javitike katukomeze n'izindi impano. Ufite impano yo kurapa nk'umurapa, reka Javitike aduhereze noneho imirongo mbe nkizemo beat cyangwa wabanza ukaduha freestyle tukumva no mu ijwi ryawe ry'umwimerere. Javitike sinde fake maniga bararyanjye ni black maniga sinkururuka snake maniga nkomeye bo black maniga ninge muraperi uvuga kurusha abandi mu Rwanda bipingana zabinyereke turasani turebe kerebe gafata mu nyandikira nyita bindabo zanze we nanga matiku internet ni yapabazo ubwo ndere nziri bya hano bifata muri nabyo zemere shande mu berega ndurukira kazinya bara mu gihe makoma kora pana gutuganya ifite rapido punyikundira manekeza garazo mugeza nzi king cyafata singinde mu bingeso kandi rwaga bibingo yanze biyikundira abashinga yombi musimbuje komanga bafite ubumuga namba zombi ngende bivuvu uri kibubu cyangwa nyawo yanyabu muyango rwose wibigira indabo hakina umuryo wanze waburi koma mu yandi tegeko ryo gufata umuryo ugomba kuba ufite isuku tukutuku hirya biri gutyo ntago byavamo shu homvuka nyuma yaho ndakukikana aho sinagura ntiwankora ntaranaho vada wabumenza ahubwo byaro tukagenda nta birenze genda renze nyingurira mu muryango nze ubyanze wa two flowers wabitegekeke cyangwa ikoma mu yango ufungura umuryango muryagemo n'imbango cinga imbago zitaka inanye mve mu busingo na risk big po kripa harahiye. Javiti kumva imirongo yawe ko byangoye byakugoye no muvuduko mwe nk'utuntu dutatu gusa ni ukubera speed tuno kuvuduka ariko twakora n'udusanzwe competition y'abarapa vuba vuba no mu Rwanda ngira ngo waza nko ku mwanya wa mbere. Naza ku mwanya wa mbere kabisa abana Racine ngira ngo ni ujye ugerageza kujya muri iyo njyana. Ntago ndusha speed Ramuniga ndamufana ariko ntago yandusha ngenda kubwira ati eyo ku muryandikira nyita bindabo zaranze we nanga matiku nditete ya yapabazo ubwo ndere nzi bya hano bifata muri nabyo zemere shande mu berega ndurukira kazinge bara mu gihe makoma kora pana gutuganya ifite rapido punyikundira manekeza garazo mugeza nzi king cyafata singinde mu bingeso kandi rwaga mubere nka Mr Corona igihe yazaga Rwanda reka mvuze imanda swings kids ntago ari disi nakanyafuka bakibura abana nimwe isubireho disi I can't do so day man man. Wala ibi bintu se wabyize ute wabyigiye hehe ko birakaze biri ku rundi rwego wabyigiye byaje bite bro? Ni impano y'umuhungu wo mu ijuru ntago navuga ngo byaje bite ariko uko ncishije muri make byaje bite depression naje kurwara bite n'umuga bwanjye nkajya numva ingoma z'abaraperi zikamfasha cyane kurusha nyine zikambera nk'umutitu. Nibwo naje kumva indirimbo za P numva ararenze nyine atangira kunyinspira gutyo ndavuga nireka nanjye nandika akagoma nkakoze numva birabaye tu. P uvuze nohe P Fly Power Face Disaster kabisa man. P Fly uvuze ngo niwe muraperi w'ikitegererezo kuri wowe. Ni benshi ariko niwe wa mbere kuko niwe wabitangije. Much respect kuri P Fly kabisa. Bivuze ngo izi mpano zose ni inspiration cyangwa se ni byatewe n'ubuzima waciyemo. Nuko niri ryo guhindura amajwi ryaje bimaze kugira ubumuga yarakirete najyaga nyikora ariko ntago nayikoreshaga ngo nyivane kuzuru nyigeze ku munwa nayikoreshaga kuryinyo gusa ariko ubundi ushaka kuyifata nkayishyira ku zuru nkayimanura nkayishyira ku munwa nkayimanura nkayishyira ku ryinyo ryo hejuru kuryo hasi ku kananwa nkayishyira ku rutoki byaje bimaze ufite impano zidasanzwe. So tutarinjira cyane mu mpano watuganiza gatoya ku buzima bwawe nk'uko uri kubivuga ngo wagize ubumuga ukuntu ndi kubyumva bisa nk'aho atari ko wavutse umeze. Ntabwo ariko navutse pole sana kabisa. So watubwira muri make mu magambo makeya story y'ubuzima bwawe uko byagenze kugira ngo abantu badukurikiye bamenye ngo byagenze bite kuba bakubona gutya wicaye mu kagare uyu munsi. Njya kugira ubumuga n'ikibyimba narwaye umugongo kintera paralize y'igice cyo hasi nyine tu. It's okay nabirenze me. So nubwo waciye mu buzima butari bwiza ariko uri umuntu still ufite ubwenge ufite impano ufite iki ushoboye. Thank you. So courage kabisa ntugacika intege. So reka dukomeze no ku mpano wari umaze kuduha freestyle wambwiye ngo rura n'umuvugo ni igisigo ni hip hop man ni hip hop ariko nyine bifitanye isano na poem ukuntu kuko nibuza amateka ya hip hop n'ubundi hariho part ya poem ukuntu kabisa. So yari freestyle reka ushiremo beat ujyemo naho twumve impano urugwego rwagiye.
ibyanjye n'umukara urukundo rw'umukara umwana wirabura cyane apana hano wera nkunda umukara jean the bijo fitike black n'iryo bara ryanjye I can nkunda umukara bimba niyambariye umukara bla bla black nkunda umukara da ibara ryanjye n'umukara bla bla black nkunda umukara bimba niyambariye umukara bla bla black nkunda umukara da ni byiza the bijo fitike black n'iryo bara ryanjye njye nawe nkunda ibintu bisa nk'inyange kimwe n'ibiti bitukura isi yanjye nyaye bara ryani black snitch muganye bla 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 fitike afite ubumuga aribyo ariko ndashoboye kuba afite ubumuga ntibivuze ko mugaye gutwika burya ntabwo bivuze kwibekera disability is not inability nibyo afite ubumuga ariko ndi infinity disability is not inability njye mbibereza abana bibereye mu mafiriti bibi indabyo zanjye zaba kids gg I love dark eye heart light nkunda umukara abana birabura imirya y'amabara imana izaduhana ruiki rw'umukara ndajya amakomanda bemera ova mu yango magengo ntabyo ibibanga indabyo zirabura n'izuge mpova kumuryandikiranye itama indabo zirandiwe n'agamati kundi itahita niya pawaza ubumwe ndarenze n'ijye byahanuwe fata umugeni indabyo ziyemera ishandi muberega nduruyuki rukazinye bana mu byo bakora pana gutiganya bitera pirido ponye nikundira manikeza gara sumugeza ngiki sijya fata singindi mu bigeso kandi byo byaga babere nka Mr Corona igihe yazaga i Rwanda reka mvuze impanda ya strings ikiji ntaga ari disi nakanyafuka bakebura abana n'imisubireho disi I can read this of them bani yambariye umukara bla bla black nkunda umukara da ibara ryanjye n'umukara bla bla black nkunda umukara bimba ni yambariye umukara bla bla black nkunda umukara da ni byiza ndi bijo fitike black n'iryo bara ryanjye nakurashishiza ifroga haba fora pafongo ku mufutuko ndineka poko murya nawo ndusha ball up god man ya niganye nduruki sindi vubegera hino mwari minareme kugira ngo miso mikire nka muntu sinya abana ndumugu utakunda po sindi vubu menyera nkuvuna ngo tungundo gibikoro tungambira niba nduzura pa nkuko bro mva ngire muntu ufite ubumuga ufite amariri imana rakuzikanye ni yaguhanaho yakunda mandiga rero iturize mwana w'u Rwanda rakuzikandi urakunze we nubwo ufite ubumuga ariko ufite igikundira wahawe n'uhoraho ninge murapera ufutuka kurusha abandi mu Rwanda ufite ingana zabinyereke turasane turebe jo fitike sindi feke bar ryanjye ni black singuruka bisineke ngo mayibo block I can do this so then urukirwe imana yeah man yeah Jofitik best rapper thank you bro musenyira amatsiko kuzajya kuri channel yawe numva indirimbo zawe zagiye kembesa tega amatwi nkumva imirongo irimo akano bushango nimba ari mu muyango magengo muyango no baby wambabaje man yeah baby wambabaje byagenze bite kuno byagenze ngewe n'indwara kwa muganga Gisenyi hanyuma hano baby nakundaga nkajya nturuka ibitaro nkajya kumureba bataza aho nagiye baganga bakambura rimwe nagiye kumusura rero ntoretse ibitaro turaganira ariko yari crush wanjye nyine mukunda yaransajije ariko namugira imbere nkabura ibintu mvuga nkatitira nkabura ibintu mvuga cyarandenze nyine kubera kumutinya nawe bikamubangamira rero rimwe nari ngiye kumusura rero ahita ambwira ati Joviti tinye ntago nyigukunda ndavase kubera iki bebe hahita hacaho umuniga ahita avuga ati reka nkucika ahubwo ngiye gusoza uriya muntu aragenda aramusuhuza bahita basomana man amatwi yahise aziba mu maso yanjye man amatwi yahise aziba ndavuga ati muyango nibi cyankoreye sorry bro muyango akeneye gang bishoboyemo akunda umurya nawo ntacyo wamubwira niga akeneye niga ifite ubumenyi nk'ubwo y'ikitaki n'iryo funguro rya ruhamangana nijoro baby yikundira bi ntumubwira abo bapeti yamenye ibanga diki mukuyazaho kiri nta murya nta rukundo iyo niyo siro gakunda don't façon iryo jwi rihoriwe mu cyumba baby ngo yanze biyikundira amashinga yombi musimbuje komanga abafite ubumuga n'amazombi gende bivuvu wowe uri ikibubu cyangwa nyabu muyango rwose wibigira indabu I can do this so them ya story rababaje bro it's okay man ariko nyine twarakiza ariko do nahuye n'umubeba makano gahere n'abakino aramvura byadahita managena ati dore cya gikomene ndakikomoye ujye ukora hano nyumve kabisa narakiza imana ishimwe ya umwe kwima urukundo ndakaruguha kandi burya ukabivuze ko abatari wawe nyine Jofitik rero utuntu tw'uduslenge ufite twinshi dutandukanye tumwe na tumwe nkumva mu ndirimbo ariko burane ntagiye kubaza ngo bya muyango bya gengo n'iki so watubwira n'utuntu duslenge ugiye ufite n'iki slenge zanjye rero harimo uruyuki ngenda uruyuki slenge zanjye akazamo akarabo kabiba bivuze umukobwa mwiza haya slenge zanjye akazamo ikoma biba bivuze umukobwa mubi ikoma ry'insina ya man akaza umwana ni baba ninga badusebya man ugasanga birirwa basabiriza ngo baby ngo wampaye man namuniga umuniga nyawe usaba man aho garatanga man aho kujya uhe baby uri muramusaba man ntago biba twe turatanga ntago dusaba turinzuki rero ya man
wow Jeff ari hejuru kabisa. So ufite impano y'ubuhanzi bro, ufite impano y'ubuhanzi, ko ufite slang zawe zifite ibisobanuro byazo. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ngomba kujya kuri channel yawe nkumva indirimbo zawe zose n'imirongo irimo. Byako birumvikana ko ufite impano bivuze ngo indirimbo zawe nazo hari ikintu kirimo kabisa. Nshikariza n'abantu badukurikiye icano nzayipininga nzayishyiraho ya Jovetic kugira ngo mugende mwumve imirongo irimo ubutumwa burimo. Jovetic usibye rero kuba umurapa, usibye kuba ufite impano yo guhindura ijwi, indi mpano harya watubwiye ni iyihe? Mfite impano yo gufata rakerete nkayishyira ku zuru, nkayimanura nkayishyira ku munwa ntayikozeho, nkayimanura nkayishyira ku ryinyo ryo hejuru ntayikozeho, nkayishyira ku ryinyo ryo hasi ihagaze neza, ugenda yimanura boro. Nkayishyira ku kananwa, nkahita nyishyira ku rutoki gahagarara. Ese ukiri umwana cyangwa se utaragira uburwayi wigeze uba acrobat? Nabyaga mbikora nkoresheje iyo nkoni n'ubundi nk'uko mbikubwiye, ariko ntabwo byabaga ari ibintu birenze, ahubwo byarenze maze kurwara. Jovetic kabisa. Numvise ko kantu ko kumanura rakerete yimanura numva harimo kantu ka acrobacy, niyo mpamvu nari mbikubajije. Yoga chaninjishi akenyegezi bisabo wirira wihogora Tereza mwana nkunda disiwe, Tereza mwana nkunda utuye ikibaya cyiza, harimo utunyoni twiza ndetse n'udusimba twiza turirimba mu gitondo. Iyo nazaga iwanyu disiwe, nzanwe no kugusura, wamfataga neza cyane, wanzimaniraga neza, ukanganiriza cyane, nkumva nshaka kuhaguma, rukundo ngwino twibanire. Nagira ngo noneho ufate nk'umwanya, ugire nk'ubutumwa wahereza abantu badukurikiye. Hari abantu bafite impano ariko batinya kuzigaragaza, hari abantu wenda bafite uburwayi runaka ariko batinya kujya kuri public ngo bagire ikintu bakora, kandi bashoboye, bafite mu mutwe bashoboye. Gira inama uhereza abantu badukurikiye mu masegonda make. Hari ikimenyetso nahanze mu mateka yanjye, mu gitabo cy'amateka yanjye, nyita ngo niba ubuze ikintu kimwe shaka ikindi ugira urusha ukurusha cya kindi wabuze. Ni icyo nababwira namwe rero, niba ubuze ikintu kimwe mu cyimbo cyo kwiheba, shaka ikindi urusha wa wundi ufite icyo wabuze, kugira ngo atazakwihenura ngo mfite iki nawe umbwete mfite icyo udafite. Mfite iki ariko nanjye mfite iki. Wow, that's good. Arakoze cyane Jovetic. So niba nta kindi kintu umva wenda watwereka nk'impano cyangwa se wabwira abantu badukurikiye cyaba gihari? Kirahari men, ni ukuvuga ngo umwanya ni wawe kabisa. Mujye mwubaha abantu bafite ubumuga men, ko twe turi abantu badasanzwe. Twe muri Mind tuba dufite imyaka myinshi, umusaza w'imyaka nka 100 niwe tuganira kumva ndi mugenzi we, kubera turi guhuza kubera amateka yanjye man. Kuko twe twakubonye ibintu by'abantu babona batangira kubona bakuze, twe twatangiye kubona tukiri abana bato cyane.
tukiri abana bato cyane kubera haso tuba umuntu afite imyaka mike ariko ukanyura mu buzima bukomeye bituma ugira experience. So arakoze cyane Jovetic, nagira ngo mbashimire namwe mwari mudukurikiye, mbasaba ngo niba ufite impano ni karibu dukorane ikiganiro tuyigaragaze ku isi yose. Wawe ufite ubana n'ubumuga cyangwa se arundi burwayi ufite, nta kibazo, isi iragukeneye nawe, kandi upfa ko ufite mu mutwe ufite inama cyangwa se ubumenyi wakungura abandi, nta kibazo kabisa, ni karibu. Nababwira wenda n'abaciye mu ijambo, ujye kuri Facebook nyandikire kuri Jovetic B, YouTube ni Jovetic B wanyu. Ushaka kunshyigikira ajya kuri YouTube channel yanjye wandikemo Jovetic Rwanda wumva imizigo, Jovetic Rwanda wumva imizigo. Yamanda bakunda. Nimero ya telefone ushobora kumbona kuri 0790 cyangwa ukanyandikira kuri Facebook ni B Jovetic, ugahita umbona tukaganira. That's what's up. Ndabakunda. So peace up, nakagaruka.